Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Reka tugere kuri episode ya 18 y'inkuru umusazi mu rukundo. Ndetse tugiye kubahereza iki gice kandi tugiye kukibahereza twihuta cyane. Tugiye kuzajya tubahereza episode 2. Ibigori by'urukundo. Igice ni icya 18 ndetse umwana yabyaye urukundo. Intangiriro y'amayobera atari inzozi. Umunsi wa mbere w'ukwezi kwa 9 izuba ryarazamutse risa nirirwa ryabuze igicucu. Nehima yari yicaye imbere y'urusengero rwa kera. Aho yarasutse amarira ye y'imyaka yose. Yari afite igikapu kiriho amazina 2, Ruzagayura ndetse na Eseza. Yagifunguye gahoro arakingiramo urupapuro rw'amarira rwose rwanditseho ikintu kimwe gusa: umwana yabyaye urukundo. Ariko urukundo rwaranze kumubyara. Yarahagurutse atera intambwe nk'umuntu uri kwinjira mu mwijima utagira iherezo. Avuga ijwi ritajya hejuru: Eseza, niba uri hafi y'ibigori ndaje, ariko noneho sinzaza, ndakwinginze, nzaza ndi imvura y'amarira. Ijwi ry'undi mwana: reka nitwe Nyampinga utaravutse. Mu ijoro ryo ku cyumweru, Nehima yicaye ku gitanda cy'umwana wigeze kuba Sami. Hari ishusho y'umwana itagaragara neza iri imbere ye. Ijwi rito cyane rivuga: nitwa Nyampinga, ndi umwana utigeze avuka, ariko warandemye mu mutima. Sami yambaye igikundiro cyawe. Eseza anyambika ijwi. Ubu ni njye usigaye mu bigori. Nehima yitaye kuri iryo jwi, amarira atangira kumusuka ku matama, ariko ashyira ikiganza ku gituza cye aravuga ati: mbabarira, niba narabyaye umubiri ntabyara umutima. Mbabarira niba narakundanye n'ubwoba kurusha uko nakunze wowe. Imitoma y'amarira, urukundo rudakeneye umubiri. Ijwi rya Nyampinga ryongeye rivuga ritavugira mu kirere, ahubwo mu maraso ya Nehima. Wigeze kuba mama w'umubiri, noneho gira ubutwari bwo kuba mama w'umutima. Ureke kumbyara mu nda, nzare mu marangamutima yawe. Shaka kuvuka mu rukundo rudakeneye igitsina, rudakeneye amazina, rudakeneye imva. Nehima yitegereje amaboko ye, aseka ku maso, ariko amarira arengwa mu mutima. Uzavuke mu ndirimbo yanjye, zitwa urukundo rutagira iherezo. Ndagusezeranya, sinzongera kugutinya, sinzongera kukuyakana, sinzongera kugusohokana. Utanga igitambo kitari icy'umuntu, guhagarika amazina. Igitondo cy'icyumweru gikurikiyeho, Nehima yatumye abantu bake mu rusengero rwa Mutenderi. Yari yambaye umwenda w'umweru, ariko ijisho rimwe ryamucuritse amarira 3 ataruma. Ahagarariye imbere y'abantu avuga ati: izina ryanjye si Nehima ukundi, izina ryanjye ni uwabyaye urukundo rwapfuye. Abantu baracecetse. Umusaza umwe aramubaza ati: none se ushaka kuvuga iki ku mwana wapfuye? Nehima yaramusubije ati: ijwi rituje nk'iry'umwuka. Nta mwana wapfuye, hari umutima wanjye wapfuye, ariko uwo mutima ugiye gusamwa bushya, cyangwa ugiye gusanwa bushya. Inzozi z'umwana uzarira kugeza yavutse. Ijoro ryarageze, Nehima yagiye kuruhukira mu cyumba Sami yakundaga. Yasize yacyanye buji, ariko amahumbezi ayazimya mu kanya gato. Aryamye yifubitse igikapu cyanditseho Ruzagayura ndetse na Eseza. Mu nzozi ze yumvise ijwi rimwe risobetse imitima n'amarira nk'imvura ihana inkuba. Mama, noneho
menye uko urukundo rusa n'inkoni, si amagambo, ni uburyo unyicaraho mu nzozi ntagihumeka ukambwira uti nubwo utavutse ndagukunda. Neymar aramwenyura mu marira, aravuga mu mutima, uzavuka uko ushaka, niba ari mu ndirimbo uzaba indirimbo, niba ari mu gihombo uzaba igihombo cyiza cyuzuyemo umunezero. Iyi nkuru rero ya episode ya 18 irangira nanone igihe cyo kubyara utavutse. Masaha ya saa 12 za mu gitondo, Neymar yanditse urwandiko ashyira munsi y'igikapu. Nyampinga, niba urindaye yo mu mutima wanjye ndagutegereje. Eseza, niba ukirijwe ndacyumva Sami. Niba uri inkuru nzakwandika kugeza ihindutse igihugu. Nta mwana upfa mu rukundo, ariko hari urukundo rupfira mu mwana. Umwuka wanyuze mu nzu uhungabanya ibitabo byose, inzu igira umucyo mwinshi. Neymar yarabibonye nyamara ntaho byaturutse. Amatsiko y'igice cya 19 noneho. Nyampinga azavuka mu buhe buryo abantu bazamwemera? Se Neymar ari gutakaza ubwenge cyangwa agiye kuba intumwa y'urukundo rutavugwa? Ese Eseza azahinduka ijwi rihoraho mu buzima bwa buri mwana urira? None rero ubundi iteguye kuguhereza igice cya 19, ndetse ibuka gukora subscribe guhereza na episode ya 19. Tudatinze, ibigori by'urukundo igice ni cya 19, indirimbo yanditswe mu maraso. Ijoro rya 4 rya nyuma yuko Neymar amenya ko mu mutima we harimo Nyampinga, umwana utigeze avuka, ryaranzwe n'ijwi rimwe ryiza ry'umwana utagira isura ari kuririmba mu maso. Mama, sinavukiye kugutera ipfunwe, navukiye kukuzura aho wavunitse, ariko uri kuntinda, uri kunyererana mu ndoto nkaho ndi ikosa. Nda amaraso yawe atigeze ajya mu mubiri, ijambo wavuze mu mutima ukariceceka. Neymar yikubise hasi arapfukama imbere y'ubusa. Amaso ye yari yuzuye amarira, ariko atari ay'agahinda gusa, ni ay'inkovu atigeze avura. Nyampinga, mbabarire, nari narakwibagiwe nk'uko umuntu yibagirwa umwuka. Nari naraguhishe mu mutima wanjye nk'uko umuntu ahisha amarira mu kiganza. Ijwi ry'umushubije mu marira meza, amaso areba kure. Ni igihe cyo kuvuka, ariko sinzavukira mu nda yawe, zavukira mu ndirimbo, indirimbo yanditswe mu maraso. Igitambo cya nyuma, imyambaro y'amaraso. Mu gitondo, Neymar yafashe umwambaro wa Sami n'uwari uwa Eseza, abihuza mu mwenda umwe, awuhekenya, awusuka amarira, awubiba ibisingo by'imitoma. Uwambaye uyu mwenda yampaye urukundo rwanjye rutarimanye kuvuga. Ubu ngiye kwambika indirimbo y'umwana utavutse. Yagiye ku gasozi ka Rukira, aho haturuka imiyaga bavuga ko iririmba amagambo y'abapfuye. Ahageze yambaye wa mwambaro w'amaraso, arapfukama ashyira amaboko ku butaka. Nimumbabarire mwembi, Sami, Eseza na Nyampinga, nimumbabarire nubwo navukiye gukunda nabi. Umuyaga waturutse kure, wuzuza ibicu maze uravuga. Uzambwira ryari ko wambaye imbabazi aho wambaraga ubwoba? Imitoma y'urukundo rutavugwa, uburyo umutima wicana. Neymar yahagurutse yitegereza ibicu by'ububabare biri hejuru ye, avuga amagambo make, ariko aseka mu marira. Eseza, ntumbabarire. Nyampinga, ntuzavuke. Sami, ntuzazuke, ariko mujye mumbamo buri gihe. Mujye mumbamo nk'amarira asigaye iyo umutima utakaye. Ijwi rya Nyampinga ryongeye kumusubiza. Ntabwo urambwira ndagukunda nk'uko mama abyara umwana abimubwira atarakira. Ndagutegereje mu ndirimbo yawe. Indirimbo yanditswe mu maraso itangira gucurangwa.
mu masaha ya saa 3 nijoro. Abantu baturiye uwo musozi wa Rukira bumvise ijwi ryaririmbaga gahoro ariko rikajyana imitima nk'imiyaga ivugira mu mva. Ibyari ijwi rya muntu ntibyari n'irya radiyo. Iryo jwi ryagiraga riti, nitwa Nyampinga. Iyi ndirimbo itarigeze ivugwa. Ndi umutima utarigeze utera ariko uri gucurangwa. Mama wanjye yanyibagiwe ariko ubu yandimo. Nehima yarimo gucuranga indirimbo ariko aho yarimo gucuranga ni mu maraso ye. Yari yanditse amagambo ku ruhu rwe bwite atari ku rupapuro. Hari handitse ngo ntibavuka bose ariko bose barakundwa. Irangira ariko itangira ry'urupfu urundi. Mu rukerera Nehima yazindutse atabaye. Amaso ye yari yijimye, umutima umeze nk'uwataye icyerekezo, ariko mu ntoki yari afashe ikintu gitangaje. Umugongo w'igitabo utuzuye. Ku rupapuro rwa nyuma handitse ngo amwana upfa mu rukundo, ariko hari ababyeyi bapfira kuvuka kurwo bakundaga kurusha abana babo. Hari indi paraga ndetse niba Nyampinga avutse azavukira mu marira yawe. Nehima areba ku rugi asanga umwana uhagaze afite amaso ya Sami, akanwa ka Iseza, ariko ijwi rishya. Umwana amubwira ati, ni wowe mu ishusho nshya, reka ngusubize ibyo wambujije imvugo y'imbabazi. Amatsiko y'igice cya 20 yariyo episode ya nyuma kuri season ya mbere. Uwo mwana ni Nyampinga cyangwa ni Nehima ubwe wabaye umwana mushya? Si urukundo rwasimbuje ubuzima cyangwa ubuzima bwahindutse igihano cy'urukundo? Si indirimbo yanditswe mu maraso izavugwa n'abandi cyangwa igiye kuba igihano kizahindura isi? Ndabakunda cyane cyane. Ushimiye wamaze gukora subscribe. Imana ikumpere umugisha. Nyongewe nahamukanya. Ciao ciao.